Kanone nongere mbashimire ndetse nongere no kubaha ikaze kuri video y'uyu munsi cyangwa isomo ry'uyu munsi. Abantu benshi bakuze kugenda bambaza ese ni gute washyira vidiment original muri telefone yawe nko kugenda ubibona kuri screen. Muri video y'uyu munsi tugiye kureba ese ni gute washyira vidiment muri telefone yawe ya original cyangwa downloadinga vidiment muri ukayishyira muri telefone yawe ukajya ukora ibintu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngiye kubereka niba utarakanda subscribe banzu kandi kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Ni Isimbi Media igenda kwiza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, umuziki, amakuru ndetse n'utundi. Reka tutangire step by step. Nizere ko wakanze subscribe. Ubundi reka tutangire. No kuvuga ngo abantu benshi badownloadinga vidiment kuri Chrome, kuri Play Store bikanga. Ngiye kuyakonosha noneho application uvuga ngo ikintu cya mbere uzakoresha browser yose waba ukoresha ari Opera cyangwa Chrome. Ngiye gusa none hangiye gukoresha iyo bita Chrome. Ndizera ko uyibona kuri screen yawe. Iyo niyo ngiye gukoresha muri video y'uyu munsi. Ngiye gukoresha nifasha kugira ngo downloadinge vidiment original muri telefoni yanjye. Kuvuga ngo uzayifungura, numara kuyifungura uzano hejuru muri research wandikemo free download. Gutya ndi kubyandika download vidiment. Gutya ubibona, nizere ko uri kubibona guys kuri screen ya gutya nanditse. Kenshi bazatana gusuggestinga kabikwereke gutya free vidiment. Yeah, nurangiza icyo uzakora uzasearchinga nyine, nurangiza utegereze. Rero hano uzasangamo ama application menshi agiye atandukanye cyangwa website acuruza no vidiment atandukanye. Gusa kambereke inziza ihita bikora ako kanya. Iyi ngiyi yitwa up and down, niyo kenshi icuruza ama application kandi byoroshye cyane kuyakuraho. Ino application ukana wane downloading ukayishyira muri telefone yawe ukajya ukura ama application yose waba warabuze. Izere ko uri kuyibona. Iyi ngiyi uzayikandaho gutya, niyo yoroshye ndetse wanayishyira muri telefone yawe nyine ukajya downloadinga ama application ariyo yose wabuze aba ariho. Wangiza scrolling uzano scrolling uzano ndetse get the last vision wakande gutya. Wangiza ongeye scrolling uzamura umanuke uze. Nizere ko wakaye subscribe guys. Uzanonetse download. Nizere ko uri kuhabona. Niba ari ikibazo ugira ntukagenda twandikiye muri comment kugira ngo tujye tugusubiza. Niyo mpamvu tuba tugamije kugira ngo tubafashe. Kuvuga ngo uzaza ukande ahangaha kuri download gutya. Wangiza ubona ko up and down ngiye nyifitemo, ariko reka nkoreshe Chrome. Ya, ubona ko bazahita akananutse download anyway. Ubona ko hano hejuru izatangira kwidownloadinga. Katazategereza gato kugira ngo ibanze iyi downloading bitewe na connection uri gukoresha. Nizere ko wakaye subscribe ukurikira Isimbi Media TV ongera ngise ibiganiro byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Guys, niba ari ikibazo ufite ujye ugenda utwandikiye muri comment. Katugereze kugira ngo ibanze ya downloading maze reko tujye kuyistara muri telefone. N'abantu benshi bakunze yari byarabananiye, ariko niyo mpamvu nabakoreye ino video. Reka dutegereze. Niba utarakanda subscribe ubikore, ufite ikibazo cyangwa video wifuza ko nazagukorera yandikira muri comment. Tutegerezeho gato. Kuvuga ngo application yacu imaze kwidownloadinga nkuko ubibona. Abantu benshi batavuga ati se yagiye, ushaka kuzuka nguto turongo duhagaze twano hejuru ukajya none download. Uretse tuyibona hano hejuru, warangiza ukayikandaho gutya, ukaza nyine kwestara ugakanda just now, then ugategereza gato kanda install. Guys, nizere ko kandi subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi nibizajye bigucika, kandi musaba kora videos kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Niba ari hari application yindi ushaka naza kwigisha, wambwira muri comment. Kwa n'izindi application nziza downloadinga nka SnapTube nayo ibikora neza. Mushimire wagize kuri Isimbi Media TV. Ni by'agaciro kubana natwe kandi nawe uri w'agaciro. Katugezeho gato iyi style maze tuyifungure, maze tureko ko niba ari original, maze mwe ko wagarika amatangazo kenshi abamaza
batuma telefone yawe yuzuye, ukatugerezaho gatoya. Ni ukuvuga ngo iyi application yacu ya Vidimenti imaze kwesitara muri telefone, noneho dukande open tuyifungure maze turebe. Guys, niba utarakanda subscribe bikore nonaha kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibizajye bigucika, kandi niba hari ikibazo ufite jya ubitubwira muri comment. Niyo mpamvu tuba turi kugira ngo tubafashe, katugezeho gatoya kugira ngo ifunguke maze turebe kuko niba ari Vidimenti original, kuko abantu benshi bakunze kubereka video za pirate ugasanga ntago zidownloadinga. Guys, urabona ko noneho ya Vidimenti yacu yamaze kugera muri telefoni nyine. Ubwo niba ari cyo wa downloadinga, uraza muri search ugasacinga icyo ushaka, wenda ukumva ugasacinga nyine, warangiza ukacyesitara muri telefone cyangwa ukakidownloadinga. Yes, kudownloadinga ndabizi ko mwese mubizi. Ndashobora twanye muri ino video. Niba utarakana subscribe banza ubikore. Niba hari ikintu cyose wifuza ko twazagufasha twandikire muri comment. Guys, nibagirwe gukanda subscribe. Ino video mbibutsa ko itagamije andi ikindi kintu cyose, ino video igamije kwigisha gusa. Yari Isi Media TV, tubona ciao ciao.